Virusi itera sida kuva yava mu nkende ikagera mu bantu yabaye ikirangirire mu guhitana ubuzima bwa benshi kuri isi dutuyeho. Tugendeye ku mibare ifatika, mu mwaka 2024 abari 330 bapfuye bishwe na sida. Ubushakashatsi bugaragaza ko nibura kuva sida yagera ku isi maze guhitana abantu barenga miliyoni 40. Bashyize mu gihugu kimwe babangana n'abatuye Canada bose cyangwa igihugu cya Pologne. Icyorezo cya sida ntabwo cyica abantu gusa mu buryo bw'umubiri, ahubwo kinabica mu bwonko. Benshi bariyahuye bamaze kumenya ko bafite ubu bwandu. Abandi biburiye icyizere cy'ubuzima kubera ipfunwe baterwa n'iyi ndwara. Abandi bahisemo inzira mbi yo kwiyahuza amayoga, bameze nk'abapfuye bahagaze. Gusa bo nabananiwe kwiyakira ngo bafate imiti igabanya ubukana. Nubwo bimeze bityo, iyi ndwara ya sida yahinduye ubuzima bwa benshi, bahinduka abakire bahambaye. Ati si ibyo bishoboka bite? Hari amasosiyete akora imiti cyangwa ibikoresho byo kuvura indwara ya sida abona inyungu nyinshi mu kugurisha imiti abantu, gutanga ibizamini bya sida n'ubundi bufasha bufitanye isano nayo. Hari abashakashatsi benshi binjiza amamiliyari atagira ingano ku makonti yabo kubera gukora mu laboratoire yiga kuri sida. Hari abahindutse ba mugwizatunga kubera gucuruza udukingirizo two kwirinda sida n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Hari abahanzi cyangwa abanyamakuru binjije amafaranga menshi kubera gutambutsa ubutumwa bwo kwirinda sida. Njyewe cyangwa wowe twigeze kungukira kuri sida mu buryo twe tutazi. Bivuze ngo sida ni icyorezo cyakijije benshi, aho banza muri buntera amabuye. Njye sinazanywe no gushimagiza icyo cyago, ahubwo nagira ngo muvishe ko hashobora kuba impamvu yatuma isi itagaragaza urukingo rwayo. Ariko se simwumvise ko haje umuti unywa mbere yo gutera akabariro iyo sida ukajya yumva mu migani gusa? Ese iyo miti yaba igiye gutuma udukingirizo tubura isoko? Naganiraga ntihagire umutaza. Iyi sida kuki itabonerwa urukingo? Ese muri Afurika kari hiri cyane nibo basambana kurusha abazungu, cyangwa abirabura ntibazi kwirinda? Uyu munsi tugiye kuganira kuri sida, twibaze impamvu itaranduka burundu, turebe niba abayungukiramo baba ari bo babifitemo uruhare, ubundi turebera hamwe n'icyo twakora kugira ngo tuyihashye burundu. Iki kiganiro kirajya kurangira wamenye byinshi kuri utari uyiziho. Kaze neza ku muyoboro impaka n'imuha, aho amateka agoretse agororoka, ukuri nyako n'ibinyoma mwabeshywe mutabizi byose bijya habona. Mbahaye ikaze kuri Mira Rwanda, isoko y'ibyegeranyo bicukumbuye n'amakuru agezweho kandi yizewe utasanga ahandi. Jye muri kumva ndi Penori muvandimwe. Niba ari ubwa mbere udukurikiye turakwishimiye. Nanone ikaze. Hashize imyaka irenga 42 virusi itera sida ivumbuye n'itsinda ry'abashakashatsi b'Abafaransa aribo François Balis-Nusu, Jean-Claude Chaman na Luc Montagnier bo mu kigo cyitwa Institut Pasteur. HIV cyangwa virusi itera sida yaturutse ku bwoko bw'inkende bwitwa chimpanzee. Virusi ya CIV, Simian Immunodeficiency Virus, yahindutse HIV, Human Immunodeficiency Virus, ubwo abantu baryaga inyama z'inkende cyangwa bagahura n'amaraso yazo. Umuntu wa mbere wamenyekanye ku isi wabayeho afite HIV hari mu kinyejana cya 20 hagati y'imyaka mu 1920 kugeza mu 1940 muri Afurika y'Iburasirazuba mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo. Iyi ni intangiriro y'uko virusi yagiye kwirakwira mu bantu, ariko nta muntu wari uzi icyari cy'icyo gihe. Virusi yatangiye gukwirakwira kubera ingendo n'ubucuruzi by'abantu, ubuhahirane bw'amaraso n'inkomoko z'ubuzima nko kubyaza, kuvura cyangwa ibikorwa byo guhana amaraso, birangira igeze mu bihugu by'i Burayi na Amerika mu myaka mu 1970 kugeza mu 1980. Sida yamenyekanye ku mugaragaro mu 1983 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bagabo baryamana bahuje ibitsina mu myaka mu 1980 kugeza mu 1990. Sida yatumye abantu benshi bapfa, imiryango imwe n'imwe irazima, n'ubukungu bw'ibihugu bimwe na bimwe buragabanuka. Ariko kandi iyi ndwara yatumye habaho ubushakashatsi bukomeye, gahunda z'ubukangurambaga n'inkunga ku barwayi, bigatanga icyizere cyo kuyirwanya burundu. Virusi itera sida bivugwa kwica umubiri intege, ikawambura ubudahangarwa, maze bigatuma umuntu arwaragurika. Virusi itera sida itera indwara zitandukanye, bikarangwa no gucika intege k'umubiri mu buryo utakibasha guhangana n'indwara, ari nabwo bivuga ko umuntu arwaye sida. Kugeza ubu muri 2025 nta muti cyangwa urukingo rwa sida ruraboneka, ariko mu bushakashatsi bwakozwe mu myaka itandukanye bwageze ku miti igabanya ubukana. Ubwo bushakashatsi bwagaragaje ko iyo miti igabanya ubukana bwa virusi itera sida ishobora gutuma umuntu abaho igihe kirekire kingana n'icyo abantu basanzwe batayirwaye bashobora kubaho, nk'uko byasobanuwe na Dr. Rwibasira Gallican, umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya sida mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC. Ubwo hari muri 2023, Dr. Rwibasira yavugaga ko mu Rwanda hari abantu bari bafite virusi itera sida hafi 230. Muri abo 97% bakaba barafataga imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida. Yasobanuye ko umuntu ufite virusi itera sida ufata imiti neza uko bikwiye atanduza abandi cyane. Yagize ati, iyo umuntu afata imiti neza igabanya ubukana bwa virusi itera sida, ingano n'iyo virusi mu maraso biragabanuka, n'ikomeze kororoka, hari naho bigera ibyago byo kwanduza abandi bikaba bitagishoboka. Niyo mpamvu hari imiryango ibana umwe mu bashakanye afite virusi itera sida undi atayifite. Iyo miti kandi Dr. Rwibasira yavugaga ko ari ifasha umubyeyi utwite afite virusi itera sida kuba atakwanduza umwana we.
yagize ati ubundi umugore utwite ufite virusi itera sida aba ashobora kwanduza umwana we mu gihe amutwite, mu gihe cyo kubyara cyangwa se mu gihe cyo kumwosa. Iyo umubyeyi ufite virusi itera sida afata imiti neza bimuha amahirwe yo kuba atakwanduza umwana we. Niyo mpamvu dushishikariza abagore bose batwite kujya kwipimisha nibura inshuro 3 igihe cyose batwite, ndetse no kubyarira kwa muganga, kuko igihe umubyeyi yaje kwipimisha nyuma yo gusama inda hari imiti ahabwa, no mu gihembwe cya nyuma cy'inda ndetse n'igihe yaje kubyara hari umuti ahabwa hagamijwe kurinda umwana kuba yakwandurira muri icyo gihe cyo kuvuka. Ikindi Dr Rwibasira yavuze cyagezweho mu rwego rw'ubushakashatsi ku bijyanye na virusi itera sida ni uko umuntu ufata imiti igabanya ubukana bw'iyo virusi anywa ikinini kimwe gusa ku munsi, mu gihe mbere byasabaga kunywa ibinini byinshi. Imiti hari ubu ngo nta ngaruka ishobora gutera, mu gihe mbere umuntu yashoboraga kubona umuntu ufata iyo miti akamumenya. Hari kandi imiti y'ibinini umuntu anywa mu rwego rwo kwirinda virusi itera sida igihe yahuye cyangwa akaba akeka ko hari ibyo yahuye nabyo bishobora kuyimuzanira, nko kuba yafashwe ku ngufu n'ibindi. Kubera ingamba zitandukanye Leta y'u Rwanda yashyize muri gahunda zo kurwanya sida, impfu ziterwa na sida ngo zagabanutse ku kigero cya 22% uhereye mu mwaka wa 2010, ku buryo ubu ngo cyica abagera ku 2400 buri mwaka. Nubwo umubare w'abicwa na sida mu Rwanda wagabanutse, ariko ntibivuze ko icyo cyorezo kidahari. Ibivugwa ko hari abantu baba badindiza ibijyanye no kuboneka kw'imiti n'inkingo bya sida kubera inyungu runaka babifitemo. Dr Rwibasira avuga ko ibyo atari byo, abivuga baba bavuga gusa, si uko hari ababa bari inyuma yo gutuma inkingo cyangwa imiti ya sida bitaboneka, ahubwo ukuntu virusi itera sida imeze irihinduranye cyane ku buryo kuyibonera urukingo bikigoye. Guhera mu 1988 tariki ya 1 Ukuboza buri mwaka, isi yose yizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya sida. Abenshi bakawizihiza bambara akamenyetso gatukura ku myenda yabo nk'ikimenyetso cy'uko bifatanyije n'abantu banduye. Sida si inkuru y'igihe runaka, ni urugamba rutararangira. Mu myaka ishize isi yagiye itera intambwe ikomeye, hakaboneka imiti igabanya ubukana, haza uburyo butuma umuntu adafata virusi, n'ubushakashatsi bugamije urukingo buracyakomeje. Ariko ibi byose ntacyo byamara nta kwirinda, nta kumenya amakuru nyayo, nta guharanira ubuzima buzira ubwandu. Uyu munsi hari abantu barenga miliyoni 38 ku isi yose bafite ubu bwandu bwa HIV, ariko abenshi muri bo bashobora kubaho imyaka myinshi bakora, bakunda, bakanabyara, ariko mu gihe bafite ubuvuzi n'ubufasha bukwiye. Niyo mpamvu urugamba rwa sida ari urwacu twese, ni urugamba rwo kurengera ubuzima, urukundo n'icyizere cy'ejo hazaza. Sida iracyariho ariko ntigomba guhora ituganza, dushobora kuyitsinda. Iki ni ncumbikiye ikiganiro cy'uyu munsi. Burya ngo amagara araseseka ntayorwa, kandi ngo iyo aterewe hejuru urese asamaye, ariko nanone abwirwa benshi akumva beneyo. Njye ndi Penel muvandimwe, ndabashimiye ko mwanyumvise. Mbifurije amahoro n'amafaranga, naho ubutaha mugwiza amashyo tuzongere guhura amata avuna imitozo. Bye bye.